Wamaze kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo, urifuza kujya gushaka uruhushya rukwemera gutwara ipikipiki. Icya mbere ubanza kumenya, ugomba kubanza ukiga ipikipiki neza, ukayisobanukirwa. Wamara kumva wayisobanukiwe, ugahita ujya kwiyandikisha. Ukajya ku irembo bakakwandika, ugahitamo itariki uzakoreraho ikizami, ugahitamo aho uzakorera ikizami. Wamara kwemererwa, wahawe uruhushya rwo kuba wajya gukora ikizami, wabaye umukandida, ugategereza itariki uzakoreraho ikizami. Ukagenda iyo tariki yageze, mbere yuko winjira mu kizami ubanza guhura na muganga. Muganga agasuzuma niba wemerewe kwinjira mu kizami. Akagusuzuma, yakwemerera kwinjira mu kizami, haba hakurikiyeho gukora n'ubundi ikizami. Bakora ikizami gute? Ese ikizami gifite amanota ameze gute? Ese ni ibiki ushobora kwica ukaba wakurwa mu kizami, cyangwa se ukaba utakora ikizami? Icya kabiri, ugomba guhunga inzitizi. Icya kabiri gikorwa mu kizami cy'amapikipiki, guhunga inzitizi. Icya gatatu, kunyura mu kayira gafunganye. Aka kayira ugomba kukanyuramo neza nk'umuntu wabihuguriwe. Icya kane, guhagarara bitunguranye. Ibi nabyo ugomba kuba warabyize, guhagarara bitunguranye. Ikizami rero nkwibutse yuko gikorwa iminota 3 gusa, kandi mbere yo kugitangira baguhereza uburenganzira bwo kwitegura. Wamara kwitegura ukavuza ihoni. Kitonderwa, iyo umaze amasegonda 30 utaratangira ikizami kandi wavugije ihoni, wemerewe kuba wakwinjira mu kizami, ukurwa mu kizami. Urumva rero aya mabwiriza ugomba kuyamenya. Reka turebe buri kimwe, tugende akantu ku kandi cyangwa se ingingo ku ngingo. Kunyura mu munani bigenda biti? Kunyura mu munani, icya mbere tumaze kureba, twabonye yuko kino kizami cyo gutwara amapikipiki ugikore neza. Ukora ikizami cyo kunyura mu munani, ukagenda unyura mu munani, haba hashushanyije. Icya kabiri, ugomba guhunga inzitizi. Ikizami cyo guhunga inzitizi. Iki kizami rero cyo kunyura mu munani gikorwa gute? Kunyura mu munani ikizami gikorwa gute? Icya mbere, ugomba kunyura mu cyerekezo cyerekanwa n'ibyapa bishushanyije hasi. Aho ngaho ibyo bishushanyo bikwereka yuko ugomba gukomeza muri iyo nzira. Iyo uyobye icyerekezo ukanyura ahadashushanyije bino bishushanyo, uba utsinzwe cyangwa se ukurwa mu kizami. Cya kabiri, kudakoza ipine y'ipikipiki ku murongo yo mu mpande, cyangwa kudakoza ipine y'ipikipiki ku mirongo yo mu mpande. Ugomba kunyura ahabigenewe hakwemerera kunyura. Iyo uyobye, urumva nyine kuba watsinzwe. Cya gatatu, gukomeza gukurikira icyo cyerekezo ariko ntakure ibirenge ahagenewe gukandagirwa ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo wemerewe gukura ibirenge ahantu hagenewe gukandagiza ibirenge ku ipikipiki yawe. Iyo uri mu kizami, ibintu bitatu ugomba kubyirinda. Reka turebe rero amakosa wakora cyangwa se amanota wakurwaho mu gihe wagize gute? Wakosheje. Iyi kosa rya mbere, kudakomeza mu cyerekezo gitegetswe. Bigenda bite rero? Ukurwaho amanota. Kurwaho amanota birumvikana atuma ahita utsindwa. Ni ukuvuga ngo kudakomeza mu cyerekezo wategetswe, ukurwaho amanota ariko ugahita utsindwa. Ubwo tayari warangije kugera gute? Gutsindwa. Ikoranabuhanga ritari guhereza amanota. Icya kabiri, gukora ku murongo ubujijwe. Gukora ku murongo ubujijwe nicyo cya kabiri, ukurwaho amanota. Kurwaho amanota gute rero? Kurwaho amanota agakomeza ikizami. Ahangaha
ukomeza ikizami. Iyo ukoze ku murongo ubujijwe, ahangaha ukurwaho amanota ugakomeza mu kizami. Ariko iyo webye icyerekezo warangije gutsindwa ugahita uva hehe mu kizami. Gatatu, kudacana itara ndangacyerekezo y'ibumoso utangira ikizami. Iyo udacanye itara ndangacyerekezo ry'ibumoso mu gihe ugiye gutangira ikizami, nabwo ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Ikoranabuhanga riba rihari riragukosora. Ibintu rero bitatu ugomba kubyirinda: kudakomeza mu cyerekezo gitegetswe, uhita ukurwa mu kizami. Ikindi cya kabiri, gukora ku murongo ubujijwe, ukurwaho amanota kandi ugahita ukomeza ikizami. Cya gatatu, kudacana itara ndangacyerekezo y'ibumoso, ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Icya kane rero, kudakuramo itara ndangacyerekezo y'ibumoso mu masegonda 4 gusa. Ahangaha iyo udacanye itara ndangacyerekezo ry'ibumoso mu gihe ugiye gutangira ikizami, ukurwaho amanota, ariko noneho mu masegonda 4 utakuyemo itara ndangacyerekezo ry'ibumoso, iki gihe bigenda gute? Gukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Cya gatanu, kumara amasegonda 30 ataratangira ikizami. Iyo umaze amasegonda 30 utaratangira ikizami, ukurwa mu kizami. Uba utsinzwe, ukurwaho amanota ugahita ukurwa mu kizami. Cya gatandatu, gukura ibirenge aho bigomba kuba bikandagiye ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Iyo urengeje isegonda rimwe wakuyeho ikirenge ahantu habugenewe ku ipikipiki aho ugomba gukandagira, ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Mudasobwa ibirimo iragukosora. Ibi bintu bitandatu ugomba kubyirinda. Ndabisubiramo: kudakomeza mu cyerekezo gitegetswe, kudakomeza mu cyerekezo gitegetswe, ukurwaho amanota ariko ugahita uva mu kizami. Cya kabiri, gukora ku murongo ubujijwe, iyo uri mu kizami cy'ipikipiki, ukurwaho amanota ariko ukemererwa gukomeza ikizami. Icya gatatu, kudacana itara ndangacyerekezo y'ibumoso mu gihe utangiye ikizami. Ahangaha kudacana itara ndangacyerekezo y'ibumoso mu gihe uri mu kizami ugiye kugitangira, ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Icya kane, kudakuramo itara ndangacyerekezo ry'ibumoso mu gihe warisizemo mu masegonda 4 gusa. Ugomba kuba wamaze gukuramo itara ndangacyerekezo. Aha naho ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Cya gatanu, kumara amasegonda 30 utaratangira ikizami mu gihe wemerewe kuba watangira ikizami wavugije ihoni. Aha naho uba warangije gukurwa mu kizami. Icya gatandatu, gukura ibirenge ahabugenewe ugomba gukandagira mu gihe uri mu kizami cy'ipikipiki. Nibura ukarenza isegonda rimwe. Isegonda rimwe ko numva n'ubundi iyo bivuze mu yandi magambo, ntiwemere gukura ibirenge ahabugenewe ugomba gukandagiza ibirenge byawe ku ipikipiki mu gihe uri mu kizami. Iki kizami rero ni ikizami cyo kunyura mu munani. Reka tugende turebe mu kindi kizami ugomba gukora mu gihe uri mu kizami. Guhunga inzitizi, ngira ngo twabirebeye hamwe. Igishushanyo ngiki uri kukireba, guhunga inzitizi. Ushobora kuba nkurikiye uri mu majyepfo, iburasirazuba, burengerazuba, amajyaruguru. Ugomba kubimenya kugira ngo uzajye mu kizami witeguye. Guhunga inzitizi. Uhunga inzitizi rero gute? Uri kubibona kuntu bimeze. Uko ikizami gikorwa. Ikizami cyo guhunga inzitizi gikorwa gute? Ukora ikizami asabwa gukora ibi bikurikira. Icya mbere, gukomeza mu cyerekezo cyerekanwa n'ibyapa bishushanyije hasi. Gukomeza mu cyerekezo cyerekanwa n'ibyapa bishushanyije hasi cyangwa se ibimenyetso bishushanyije hasi. Icya gatatu, kudakoza ipikipiki ku mirongo yo ku mpande. Kudakoza ipine y'ipikipiki ku mirongo iri mu mpande.